Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yategetse ko amafaranga ari gukoreshwa mu bikorwa byo kwizihiza ubwigenge bwa Tanzania azajyanwa mu bindi bikorwa birimo gusana ibikorwa byangijwe n'imyigaragambyo cyane cyane ibikorwa remezo. Mu magambo ye yakomeje agira ati ibikorwa remezo byarangiritse ko imyigaragambyo y'abaturage batavuganwa n'ubutegetsi batifuza amahoro bagomeje kwangiza ibyagezweho. Akaba ariyo mpamvu twafashe imyanzuro nk'ubuyobozi bwanyu kugira ngo amafaranga ari gukoreshwa muri ibyo bikorwa yimurirwe mu bikorwa byo gusana ibyangijwe n'imyigaragambyo. Bamwe mu baturage baba Tanzania ntabwo babyumva kimwe kubera imyanzuro yafashwe n'ubuyobozi bukuru cyane by'umwihariko Samia Suluhu Hassan. Gusa nta yandi mahitamo bari bafite. Mu yandi makuru kandi u Rwanda rwongeye guhuruza amahanga binyuze mu munyarwenya witwa Kevin Hart w'umunyamerika binyuze mu kiganiro cye gishyashya yise Acting in My Age cyanyuze ku rubuga rwa Netflix cyerekeranye n'ibyo yabonye mu gihugu cy'u Rwanda ubwo yaseserakaraga mu mwaka ushize. Igikubiye muri iki kiganiro cye ni ibivuga ku gihugu cy'u Rwanda ngo burya ari igihugu cyuje isuku, gifite abaturage bagira isuku ndetse bagira n'ikinyabupfura. Ibi bikaba biri mu ngamba ndetse n'intego za leta zo kwimakaza ikinyabupfura ndetse n'imibereho myiza y'abaturage. Mu yandi makuru, abakinnyi ba filime mu Rwanda bahuriye mu iserukiro mu gihe gitwa Amashariki bagiye gusura urwibutso rwa Jenoside ruherereye ku Gisozi. Ibi bikaba biri mu ndangagaciro za Kinyarwanda ndetse nk'urubyiruko cyangwa se abyamamare bakwiye gushishikariza abaturage ndetse n'abandi bantu kujya gusura inzibutso mu rwego rwo kugira ngo amateka adasibangana ndetse bakanimakaza kujya gusura kugira ngo bamenye amateka ndetse n'ibikubiye mu mateka y'u Rwanda. Mu yandi makuru ari gucaracara, umuhanzi Juno Kizigenza yongewe mu bahanzi bazaniba mu gitaramo Davido yise 5 Eve Tour kizabera muri BK Arena ku itariki 5 z'ukwa 12 2025. Uyu muhanzi Juno Kizigenza akaba yarakozwe n'abatari bake by'umwihariko mu ndirimbo zitandukanye zirimo Solid, Mafimira n'izindi zitandukanye zakunzwe n'abatari bake. Akaba agiye kuririmbira ku rubyiniro rumwe na Davido. Aha ni muri gahunda yo kwereka abafana be no kubereka ko agihari ndetse anashoboye. Album ze yagiye asohora zakunzwe n'abatari bake. Juno Kizigenza ni umuhanzi w'umunyabigwi kandi uri kugenda uzamuka neza. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwihanangiriza ndetse runakebura abakoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo butari bwiza. Aha higanjemo abantu bakoresha amashusho y'urukozasoni bakayoherezanya ku matelefone bagamije inyungu runaka. Bikaba bivuga yuko hari abazikoresha muri iyi minsi bari kwishakira amafaranga kugira ngo babeho. Gusa ibi bikaba binyuranyije n'amategeko. Mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB rwakarutseho cyane nk'abantu basaba amafaranga bagenzi babo bafite video zabo kugira ngo bazikire hanze bamenyekane cyangwa se babatamaze ingano y'amafaranga runaka kugira ngo babatamaze. Niyo mpamvu uyu munsi wa none urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwasohora itangazo rwihanangiriza ndetse runakebura abari gukora bino bikorwa bitari byiza by'ubugizi bwa nabi. Umunyamakuru Turatsinze Bright ukorera ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA yahembwe nk'umunyamakuru uri mu ba mbere b'imena bakoresheje gahunda ya Ejo Heza ifatanyije na MTN. Ni gahunda ya Ejo Heza nshyashya yaje yo kwizigamira ndetse no kwimenyekanisha mu baturage. Umusore witwa Gahariya Tebwa ufite imyaka 23 y'amavuko yitabye Imana yiyahuye. Uyu musore witwa Gahariya Tebwa imvano yatumye yiyahura ndetse akimanika akiyambura ubuzima byaturutse ngo ku ijambo se yamubwiye rigira riti ntacyo uzimarira nta n'icyo umaze. Umusore bitabimutera kujya kwimanika mu mugozi bikaba byatumye nyine ajya kwiyahura biturutse kuri ayo magambo yabwiwe na se. Komeza ubane natwe kuri Taifa Rwanda udukurikirane umunsi ku munsi. Wewe kandi subscribe uruwingenzi kandi uruw'agaciro. Nawe utarayikanda uyikande wiyongere mu muryango mugari wacu. Ngiye nitwa Eliza Taifa ndabashimiye.